Roba hari ntabwo tuza gutinda kuko turi mu gihe gikomeye cyane. Ujya ubyiyumvamo ko dufite umwanya muto wo kuvuga ubutumwa. Yego. Turi kuganira hari akantu waje kumbwira nakomeje gutekerezaho. Ngombwa ati uzarebe nk'iyo amakipe ari mu minota ya nyuma. Hari igihe noneho abantu bakadeviya amabwiriza y'umutoza ari ukwitabara gusa. Ubundi batangira gukina ibyo bazi no gushaka intsinzi. Si uko tudeviya amabwiriza y'umutoza, ahubwo nyine tumeze nk'abari gukina finale. Ni nka finale. Umuntu hari bamwe bavuga ati twebwe tugiye kurinda izamu ryacu, turinde ko igitego hatagira ikindi gitego cyinjiramo. Umukino urangire gutya, harimo abarenza umupira kugira ngo iminota abatinda kurengura. Aho rero niho turi gukina. Rero ubwo birumvikana ko nta mwanya dufite, ni iminota mikeya turimo turayibara. Niyo mpamvu abadukurikira. Uzi ko iyo bigeze hariya n'abakinnyi baba batizerana. Ntabwo baba bizerana. Ubakiriye bagatisha ntajya kuvuga ngo ni ngo pase ngo warashunaga batika ntere mwiza. Buri wese abavuga ati katsinde kabisa. Reka ndewe ko natabara ikipe. None se nk'uyu munsi wenda n'urugero dufate nk'urugero rw'abantu bavuga ubutumwa bwiza. Uzarebe ukuntu baba bari gukina. No bakira bagatisha ewan pfa kuba ndabona bo ndamura. Ibyo kuvuga ngo mu masengesho agiye gupasa kwa Robert, hari ukuntu ba Petero ngo bajyaga bicara hamwe bakajya inama bakavuga ati ariko hari ibintu turi kumva. Yego. Ibintu turi kumva rero uko bisa kose ntabwo bimeze sabo, mureke tuze dufate igihe tujye inama tubiganireho mu by'ukuri kugira ngo duhe abantu ibintu bisukuye. Yego. Ariko icyo gihe bari bafite umwanya nyine. None uyu munsi rero ndi kubona uwo mwanya wo kujya gukoresha amanama ngo twicare tubyigeho iminsi 40 ingahishire ntawo dufite. Nese Paulo ageze igihe cyo gusezera cyagiye bagiye kumuca umutwe. Yego. Haza ati rero narinzi byo kwizerwa. Ubu bisigaye meze nk'ibisuka ku gicane, aho niho rero uba usa nk'uwihuta. Yego. Imana igumugisha. Imana igumugisha kandi ni na gutyo twinjiye mu kiganiro cyacu. Abadukunda badukurikira abadusengera bose bongerwa umugisha w'Imana kandi nibateye agatebe tuganira ibintu bikomeye. Hari ijambo ry'Imana nasomye muri Luka ibice 8 umurongo w'10. Aravuga n'ahantu Yesu yaganiraga cyangwa se yabwiraga abigishwa be, arababwira ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirirwa mu migani kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Yego. Roba nagira ngo wenda tuganire tuvuge se ibyo by'ubwiru abantu ubwiru bundi ni iki? Ese ubundi ubwiru buba mu bice bingahe? Ese niki gituma abantu babwumva bakaba babyumvishe pe ariko ntibabisobanukirwe, bakanabireba ariko ntibabibone? Hari indirimbo bambyukiyemo, sinzi niba bijya bikubona indirimbo bakakubyukiramo. Bijya bimba Umuntu wayihimbye Imana imumugisha. Indi bivuga ngo humura shuti nkuzi mu izina. Yego. Nararahiye sinzakureka. No ku munsi mubi w'amakuba yawe. Nzakurengera. Amen. Aririmba aravuga ngo ntabwo umeze nk'abantu wivuguruza. Ngo abo ufite mu kiganza ntawe uzaba gukuramo. Iri ni isezerano ngiranye n'abana banyu. Yego. Abaririmbyi b'iki gihe ubwo uzima bunyihereyeho muze kujya kuyumva neza. Humura shuti nkuzi mu izina sinzakureka habe na rimwe, ku munsi mubi w'amakuba yawe nzakurengera. Abaririmbyi b'iki gihe basigaye bandika, bakandika bahagaze mu cyitwa ubwiru. Wabyumvishije? Sibyo? Ubwo nari mpereye aho ngaho kugira ngo nsobanure icyitwa ubwiru. Ubundi ijambo ubwiru ni iki? Ubwiru ni icyo bita amabanga bwami. Amabanga bwami. Yego. Cyangwa se wenda amabanga leta. Sibyo? Tukugendana. Yego. Amabanga shyanga. Icyo bita ubwiru. Ni imimerere n'imigenzereze
izwi n'abantu bakeya mu by'ubwami, aribo bita abiru, babitse ayo mabanga. Ku buryo umwami, ubwo nahereye ku mashyanga asanzwe kugira ngo abantu batwumve neza, uyu munsi iki kiganiro tugiye gukora ikiganiro cyo kwigisha, ariko gishamikiye ku bwami bw'Imana. Ku buryo umwami ashobora gutanga, rubanda ntimenye ko yatanze, sibyo? Ariko abiru bakaba bazi ko yatanze, ahubwo bafite ukuntu bari koroganiza donc uzamusimbura. Ni urugero ntanze. Hanyuma urambajije ngo ubwiru buri ubwoko bungahe? Ubwiru buri ubwoko butatu, sibyo? Hari ubwiru bwa mbere mvuze bw'amabanga y'ibwami, ubwami bwo mu isi. Uyu munsi muri ONU harimo ibihugu birenga 245, ariko ibifite ubwigenge ni nk'189. Ibi bihugu byose bifite icyitwa ubwigenge, buri gihugu cyose kigira icyo bita ubwiru, bukagira nabo bita abanyamabanga ba leta ba buri gihugu. Abo banyamabanga rero ba buri gihugu hari ibintu baba bazi wowe utazi. Ibyo ni koko. Yego. Ambo turinjira rero, ubwo n'ubwiru bwa mbere, sibyo? Ari na mpamvu rimwe na rimwe ushobora kujya guhagarara mu kumenyesha ubwiru bw'ubwami runaka, ubwo bwami bukaba bwagukoraho. Turi kugendana? Yego. Barusanje bigeze ku Assange yigeze gushyira amabanga hanze, sibyo? Ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Wabonye icyari kibaye, sibyo? Ubwo ubwiru bwa mbere ndaburangije. Hakaba icyo bita ubwiru bwa kabiri, nakubwiye ngo ubwiru ni amabanga bwami. Ubwiru bwa kabiri ni ubwiru bwo mu bwami bw'Imana. Yego. Umuntu wese ubuhishuriwe, turi kugendana, akamenya ayo mabanga yo mu bwami bw'Imana, ubundi mu mvugo y'uyu munsi ahita ajya mu mubare w'abitwa umukumbi muto, inshuti. Ava ku mbibi z'umugaragu agahita yinjira kuba inshuti. Niho Yesu yabwiriye abigishwa ati ubu rero ntimukiri abagaragu, ahubwo ubu mubaye inshuti zanjye. Kubera iki? Hari ibindi bintu mwamenye kandi abagaragu batakwiye kumenya. Yego. Buriya umugaragu wawe mu rugo hari ibintu abazi, uri kumva, ariko hari izindi mbi batarenga kurusha inshuti yawe nyanshuti magara, uri kumva, sibyo? Kadasohoka, uri kumva, niko bajya bakunda kuvuga. Yesu rero naho yabwiriye abigishwa avuga ngo mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko ababo ntibahawe kubimenya. Niyo babyumva, ku matwi yabo harimo akarinda amatwi gatuma amatwi atumva iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Amaso yabo ntago imboni zabo zihweza ngo zimenye ubwo bwiru. Ubwo turaza no kugaruka nuko ukiri gusobanura wenda ku bigendanye n'ubwo bwiru ndaza kubusobanura n'ahantu buba, ariko turaza kureba n'impamvu nyine umuntu ashobora kumva ariko ntiyumve, akareba ariko ntarebe. Ni nacyo cyazanye Yesu, yavuze ngo naje kugira ngo abantu barebaga bahume, noneho abatarebaga barebe. Mu yandi magambo, naraje kugira ngo abitwaga abanyabwenge bajujame cyangwa bajijare, abitwaga injiji bagira ubwenge. Yego. Noneho hakaba n'ubundi bwiru bwa Satani. Nuza umuntu witwa Yohana yanditse amagambo akomeye ari mu byahishuwe, sibyo? Aravuga ngo ba bandi bo bafite inyigisho bita ngo n'ubwiru, uri kumva, bwa Satani. Ngo mwebweho abantu bitiwatira ntimukurikiza izi nyigisho. Already Bibiliya itweretse ko hari ubwiru bw'Imana, hakaba n'ubwiru bwande bwa Satani, kuko Satani nawe afite kingdom.
uyu munsi rero abo bantu bamaze kumenya ubwo bwiru bwombi, yewe n'ubwiru bwo mu isi, byanze bikunze ubwo bwiru uko ari butatu, aba nibo barya. birumvikana ko hari ubwami hose hari n'ubwiru. Yego. kandi ubwo rero abo biru nyine bafite ayo mabanga nibo nyine basobanukiwe ibyo bintu. Yego. Yego. Bo ari ikintu kimwe nshaka kubwira abantu bataramenya, Yego. ni ijambo ndi gushaka, sibyo? Abamarayika bigeze kwicara mu ijuru, baravuga ngo mbega ubwiru bw'Imana ukuntu butangaje. Yego. Sibyo? Yego. Babivuze bashingiye kuki? Ngo babonye Imana ubwayo yambaye akamero k'umuntu, iri mu isi kandi iri no mu ijuru iri kumwe nabo. Yego. Bavuga ati mbega ubwiru bw'Imana ukuntu butangaje, kubona Imana yambaye akamero k'iki? K'umuntu. Ariko buranatangaje, sibyo? Imana yambaye akamero k'umuntu. Yego. nyine Imana yahindutse umuntu muri makeya, ituje, kandi ubwo yabaye umuntu yabaye umuntu rwose. Ni Pawulo wandikiye Timoteyo, sibyo? Timoteyo wa mbere 3:16 nari kurishaka. Haranditse ngo si ukushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi yose, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Ndashaka rero kugira ngo tuganire kuri iki ngiki, sibyo? Tumaze kubona icyo bita ubwiru ko ari amabanga y'ibwami. Ese ni gute wamenya ko uri umwiru? Mu isi ho bisanzwe, hano mu Rwanda byanze bikunze hari icyo bita yellow paper. Igihe masengesho tutarabona hasohotse kuri yellow paper, avuga ati umunyamabanga wa leta. Turi kumwe? Ubwo masengesho ntabwo ari umwiru wa leta y'u Rwanda. Byo niko kuri. Siko kuri? Mbo twinjire iby'ubwiru bwo mu isi byo tubyihorere, bifite ukwawo. Bifite ukwabyo bigenda. Yego. Sinabyo byanzinduye. Yego. Sinazo nkuru nkora. Sibyo? Yego. Noneho ni ryari umenya ko uri mu bwiru bw'Imana? Wahawe kumenya ibyo abandi batahawe kumenya, wumva ibyo abandi batumva, usobanukirwa ibyo abandi badasobanukirwa. Kuko narakubwiye ubwashe Bibiliya ndakuvuga ngo guhera mu itangiriro, sibyo? Kuza ukagera mu byaheshuwe, igihe cyose uzasomamo ntubone Kristo mu byo usoma. Yego. Akora akamenyetso ka mbere kakwereka ko utari umwiru. Ariko buriya nuza no kutubwira ibimenyetso bigaragaza ko uri umwiru, uze no kutubwira ahubwo umuntu aba umwiru gute? Ahandi ho twabibonye ko usohoka kuri yellow paper. Inzira nizi. Inzira zo kugira ngo ube umwiru. Yaba mu bwami bw'umwijima, yaba no mu bwami bw'Imana. Naho turi kugendana. Sibyo? Yego. Buriya Bibiliya, iyi Bibiliya dusoma, yitwa ijambo ry'Imana. Niko kuri. Sibyo? Ariko iba kwitwa no kuba biratandukanye. Iba ijambo ry'Imana ryari? Iyo umuntu ari kuba mu buzima bwayo ari uko Kristo yinjiye muri we. Sibyo? Akaba muri we. Icyo gihe ntabwo iba ikitwa ijambo ry'Imana, ahubwo ibibaye ijambo ry'Imana muri uwo muntu. Turi kugendana? Wabajije ngo inzira wanyura kugira ngo ube umwiru ni iyi? Yego rwose ndimo ndakuba. Kugira ngo winjire mu nzira y'ubwami bw'Imana, ube umwiru wo mu bwami bw'Imana, nuko icya mbere umenya icyo bita umushumi w'ukuri. Umushumi w'ukuri? Yego. Gukenyera ukuri. Sibyo? Yesu yaravuze ngo ninjye nzira. Sibyo? Nkaba ukuri. Nkaba n'ubugingo. Sibyo? Umugabo witwa Theo yararirimbye avuga ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa.
dore amacenga n'amayobera atangirira aho ngaho. Niho umuryango wo gufungura kwinjira mu bwiru utangirira, gutangira kumenya ngo ese ukuri ni iki, yego, sibyo? Gutangira kumenya ngo ese ubugingo ni iki, ndakumva. kwa data ni. Ubundi ibintu byose bigira inzira binyuramo. Yes. Umuntu ushaka kuba umwiru, izo nzira agomba kubanza kwibaza ibyo bibazo. Agomba kwibaza ikibazo, akaba ati ndamuba gute, ndaba umwiru gute. yes. Yarangiza kumenya rero, akaba ati nuko ugomba kuba uzi ayo mabanga y'ubwami. Ese ayo mabanga ndayamenya gute? Umuntu ayamenyera gute? Ndayabona hehe? Ndaca mu zihe nzira? Yego. Nk'ubu uyu munsi mu Rwanda iwacu, yego, dufite icyo bita itegeko nshinga. Sibyo? Yego. Ku muntu uzi itegeko nshinga, ushaka, ufite icyo ashaka, ushaka n'urugero kuba umwiru, agomba kumanza kujya kurisoma, akamanza kumenya ngo ese naba umunyamabanga wa leta gute. Yego. Siko bimeze? Ni iki gisaba kugira ngo umuntu abe wenda n'urugero umunyamabanga wa leta? Yego. Abe minisitiri, abe depite, bisaba iki? No mu bizera ijambo ry'Imana, Bibiliya, yego, ni itegeko nshinga. Uri kumva? yego. Umuntu ajyamo akamanza kujya gushaka ngo ni iyihe condition yatuma mba, uri kumva, umwiru wo mu bwami bw'Imana. Aha, yego, sibyo? Buriya abantu benshi, ndaza kugenda step by step, tubaza kujya no abantu binjira mu cyo bita ubwiru bw'isi y'umwijima. yego. Iyo umaze guhishurirwa Kristo neza, umaze kumumenya byuzuye, iyo niyo bita yellow paper. Niki gituma uhishurirwa Kristo? Niki gituma uhishurirwa Kristo? Yego. Hari uburyo butatu umuntu ahishurirwa Kristo. Abantu bakunda kumurikirana bisobanuye mu kiganiro. Ubwa mbere ni uburyo Imana ishobora kwicara kuko Imana ireba uyu munsi, ireba hashize, yitwa Alpha, ikatwa Omega. Alpha no kuvuga ngo ni intangiriro, ikaba n'iherezo. Imana mu bumana bwayo ifite ubushobozi bwo kwicara mu itangiriro, sibyo? Ikajya mu iherezo. Siko bimeze? Muri uko kwicara mu itangiriro ikajya no mu iherezo, ifite uburenganzira bwo kwicara kabati muri generation y'aba masengesho. Ngiye kurema umuntu witwa Robert, ndamuremana uturemangingo tumeze gutya, ndamubumba gutya, azavukira ahangaha, nk'uko intanga ya Yesu yateguriwe muri Mariya. Ngo ati iyi ntanga izaba imeze gutya na gutya. Ndaje kugira ngo abantu bamanze bumve. Uribuka Imana ibwira Yeremiya, avuga ati Yeremiya, wowe wikwirwa uvunika, nakumenye ngewe, wowe donc mbere y'uko uremwa nge nari nkuzi ko naranakwejeje, nari nakugize n'umuhanuzi. Donc I create you. Uyu ni umuntu wa mbere usohoka kuri yellow paper y'ijuru, bikumva nta bintu byinshi cyane. Hakaba undi muntu wa kabiri wicara, akaba atariko yellow paper paka nyigezeho. Ndikubisanisha n'ibyo mu buzima busanzwe kugira ngo yellow paper paka nyigezeho. Uwameze nk'uwitwa Aburahamu, sekuruza w'abizera. Yego. Akija batariko gahunda ningi data yagiye. Ikibi bigirwamana ari kubumba. Ubu usiye ko twigwa dutuburira abantu. Ngaha birangirira. Na ahantu birangirira. Cyangwa hari indi nzira. Kandi cyangwa hari indi sumi iki kikarita tangira kumenagura. Urukumva? Yego. Areba ko byakongera bikiteranya. Sibyo? Yego. Bibiliya itwereka izi mbyaro zose zirahari. Z'abantu bashatse Imana, kandi kadaduha verse bibilique zivuga ngo mushakashaka icyo mwamashima. Yego. Turi kugendana. Aba ni abantu babiri. Hari umuntu uvutse byararangije gutunganwa, ari cyavukiye. Ajya kwa Manowa byagenze gute? Yavutse nyine Imana yararangije kuvuga n'uburyo azarerwa n'ibyo azarya byose byari nuko azabateye. Yego. Aha. Byose. Sibyo? Yego. Noneho hakaba, sibyo? Hari umuntu wa mbere uvutse byaratunganijwe. Hari umuntu wa kabiri wicaye akavuga ati ariko nubwo wenda ngewe ntaza amakuru yanjye niba navutse byatunganijwe, ariko ndabishaka. Naje kumenya ko bibaho, ngiye guharana mbishake, ndebe ukuntu nabigeraho. Kandi uwo nguwo nawe tubona ko bishoboka. Yego.
kuko iyo uharaniye uwa gushaka gatatu rero ni umuntu habaho icyo bita rekritoma rekritoma sibyo yego umuntu yagize ubushake turi kugendana yego buriya nakubwiye ngo turi kuganira icyo bita ubwiru yego mu bwiru bwa hano mu isi bushushanya ubwo mu bwami bw'Imana yego tubonye umuntu wisanze yego hano mu Rwanda hari umugabo wabaye premier ministre n'umwana avutse aba premier ministre ubu azajya kubona n'umwuzukuru bamwita Bernard Makuza yego sibyo ni urugero ntanze urumva nk'uwo Imana ifite ukuntu iduha ingero rwose zihuse cyane tubonye noneho undi muntu ushaka Imana by'ukuri Dawidi yanditse ijambo rikomeye aravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi niko umutima wanjye ukwifuza yego sibyo yego ndabizi ko uri umugore urumva uyu muntu ari gushaka Imana ku ngufu kugeza abonye mu maso hayo pana ureke ba bantu bo mu isi y'umwijima bajya gushaka Imana ngo ibereke mu biganza byayo ntabwo bashaka kugirana ubusabane nayo yego hakaba icyo bita rekritoma umuntu akaba ameze nka Pawulo yego sibyo turi kugendana arwanya ubwami ni ku rwego rwo hejuru abamwitegereza ko hatisha wowe nkurikije ukuntu ndi kukubona wowe nkurikije amakomporo nkurikije amakopura unoba yankubita ubundi wagiye uyankubitira urahindura ingamba tu hari umugabo umwe hano mu Rwanda ni umuhanga pe mu by'amategeko aramwiza arabatisha wowe ngwino ibyo bintu byawe byo kwirirwa wigira ukuntu ngwino ukora akazi ubwo bwami bw'Imana rero hari igihe Imana yicara ikavuga ati wowe urimo boro nta bintu by'imishyikirano ndaguhamagara niba nkana gukocorera i Damasiko nta yandi mahitamo ngwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma ni ariko ibyo uzi ko ngo yigeze kujya imbere ya Agripa uri kumva ngo ariko yari umutekinisiye yari umudogiteri ndavuga Pawulo yego Agripa avuga ati sha urenda kunyemeza Pawulo atako gato ntabwo nkajaga urumva mwene uwo muntu mu bijyanye n'ubwiru no mpamvu Yesu yabwiye abigishwa avuga ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana ngo ariko bariya bo ntibahawe kugira gute kubimenya ni ukuvuga ubwo nahise ngenda mbyumva neza hari ukuntu perezida w'u Burundi ejo bundi bamubajije ari kuganira n'abanyamakuru arababwira ati rero buriya ngewe mu ntumbero zanjye kuba perezida ntibyari birimo ariko nyine nagiye kubona baraje barambwira bati wowe rero twakurikije ukuntu igihugu kimeze turebye ukuntu uyoboye umugambwe dusanga niwe ugomba kuduhagararira nta yandi mahitamo ufite rero genda ube perezida urumva ngo ahitaza ariko ubundi igihe nashakaga kujya kwirimira ubona ko ni nayo kariya tujye tuba kiriya ubona ko ari nayo kariya akora ukabona yirimo arayifite kurusha uko we nta bintu byinshi genda ujye kuba perezida ibyo bintu byo guhinga bivemo ibiriya niyo iyo bita rekritoma yego ni rekritoma rero Imana iguha umugisha ariko biri kugenda byumvikana neza izo ni inzira eshatu zikoreshwa kugira ngo umuntu abe yaba umwiru yego ahabwe kumenya ubwo bwiru yego the same no mu bwiru bwa Satani n'ubu hari umuntu uvuka hari ubivukira umwana witwa Yezebeli ikintu tuvukiye oya tubyumve se twavuze ubwami butatu yego kandi koko bubaho ubwami bw'isi ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'ikuzimu cyangwa bwa Satani ni ukuvuga ngo rero hose ibyo bintu tuvuze hose birahaba niko abiru batoranywa batoranywa muri ubwo buryo butatu hari umwana uvuka orientation yego uzumva kenshi nk'abayobozi wenda n'urugero dufate nk'hano mu gihugu uzumva umwana avuga ngo uyu mwana ni n'umudepite ngo ariko ngo ni mwene runaka ngo ese ngo yari wenda n'urugero burugumesitiri Gerikonke sibyo ni example typique urumva uwo nguwo yaje agwa hari undi uvuga ati sha kama mbaye paka nanjye kuri Europe pamasoni akiga ibishuri akabikakamba neza inzira zose akabikora sibyo hari n'undi nyine wicara bakavuga ati wowe
manuka hano ngwino uze mu kazi uri mu ibyo bintu biki biba wigira ni ibiki ngaho? sibyo Yego. no mu isi y'umwuka niko bigenda hari abana bavuka akavuka ari Goliyati wowe Bibiliya iravuga ngo yajyaga yicara agahagarara mu Bisiraheli ngo akambara gutuka Imana yamuvuga ugasanga yari giant. Ivuko ry'aba bana b'aba giant Bibiliya irayerekana bivuga ngo abamarayika the son of God ngo bitegereje abana b'abantu barababenguka ngo babyarana na bibihanda ngo na bugingo n'ubu. Yego. Sibyo? Yego. Ariko hari umuntu wicara akavuga ati sha wapi nubwo umuntu urangije turi 12 uri kumva musigare muri 11 jewe rwose ibintu muri kushyiramo uri ndayarya tu rekritoma nayo ariko Imana Yuda ntiyazize rekritoma. Mbabarira dukomereza aho hantu. Hari ukuba waravutse nyine warabitunganira warerejwe kuba uwo hari no kuba wabiharaniye hari no kuba nyine wabitoranirijwe ariko ikibazo noneho ubwo akantu mvuze gahise kanyereka ko ushobora kuba muri ibyo byiciro bitatu ariko wowe ukanabyanga noneho. Exactly. Tugiye kujya muri bya bimenyetso bigaragaza ko wabyemeye cyangwa wabyanze. Aha noneho ubwo ibyo by'ubwirwa bw'umwisi twabyihoreye. Yego yego. Noneho tugiye mu bwiru bwa Satani n'ubw'Imana. Birashoboka ko wahamagarwa ukabyanga. Sibyo? Erega burana ba Yeremiya ntago bapfuka kubyemera waboraga ko harimo akantu ko gushaka kugagati warantute ndashokika. Haba harimo akantu k'umugaga urabona ba Samson ukuntu bakoraga akazati ni mwogoshe ubuzati kubera ni urugamba. Ubundi ikintu gikomeye si ukuba umwiru, ikintu gikomeye ni ukurinda ubwiru. Wanyumvishije? Kuba umwiru si cyo kintu gikomeye ahubwo kurinda ubwiru nicyo kintu kigize gute gikomeye. Yes. Kuko iyo murinze ubwiru ubwami murabusegasira. Yego. Sinzi noneho ngaho uri kunywa aho rero niho haba hari urugamba. Urwo rugamba rero nirwo twinjiyemo. Sasa rero mu bijyanye n'ubwami bw'Imana iyo umuntu amaze guhishurirwa Kristo. Yego. Hari umuririmbyi umwe yararimbye avuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri ngo none mu mutima wanjye hari ibintu byuzuye harimo ibintu birisendereyemo byuzuyemo. Aravuga ngo ibyo bintu byambayeho ni igitangaza. Niba hari igitangaza gikomeye ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza akinjira muri wowe. Bibiliya ivuga ikiravuga ngo ibya kera bigashira biba bishize umuntu akatanya kuba icyaremwe gishya. Kuba icyaremwe gishya ni ukuba umwiru. Ibyo bintu birumvikana neza. Noneho sasa iyo winjiye mu bwiru bw'ubwami bw'Imana ikintu cya mbere kikubaho kuko wakirana Yesu n'imizi n'imiganda n'ingoga yinjira muri wowe ahita guhumura amaso ugatangira kureba bimwe bavuga ngo yaje kugira ngo abantu barebe nibarebe bahume abarebaga abatarebaga barebe niho utangira guhishurirwa ugatangira kubona ibyo abandi bantu batabona. Bishop akaza akabwiriza yahagara yabwiza ko bwata ariko mbonye turi kugendana ibintu ndi kubona ko abandi bantu babicaye imbere batari kubibona. Hari ukuntu bijya bibaho ukabona umuntu ari nko kubwiriza iteraniro ryahagurutse riri bari gutera bamwe ryashyushye bari gutanga n'amagifti noneho umuntu w'umwiru akajya abona ari ikibwa kiri kwiserera. Ubundi hari ukuntu ujya mu matero ukajya abagore bari kwigira gutya ngo ubundi kikubwiye umugore anezerewe aha gapisi nubona mu materaniro umugore ari kugira gutya mugenzi we ujye umenya ko yishimye. Umwiru yakinjira bakabona ihene ifite mikorofone ati nyiterure nyinyuze mu idirishya. Noneho ni ibiki naho rero iyo umaze guhishurirwa Kristo yinjiye muri wowe utangira kureba ibyo abandi bantu batareba. Ni ukuvuga iyo uri umwiru n'amaso yawe areba iby'ubwiru kandi urumva ko ubwo mbise numva igisubizo cyoroshye yuko iyo uri umwiru n'amaso yawe aba ari amiru. Nk'uko nyine rero twabitekerejeho kare tuvuga ko wenda hari amabanga menshi wenda uyu munsi abiru bo mu isi bazi cyangwa se abanyamabanga ba presidence bazi twebwe tutazi
hari n'ibyo babona tutabona. Yes. Ibi byaraye ku mupaka ntabyo nzi. Yes. Urumva? Eh. Ariko hari abantu bashinzwe kubimenya baba bari kuri radari bagomba no guhita babibona. None. Njye nkaguma niryamiye kandi abo bantu ari njye bakorera Eh. bashinzwe kugira ngo mbe amahoro. Oya, Nanjye se- ndi umwenegihugu. reka mvuge nk'urugero rutipike rwo mu bwiru bw'Imana. Buriya abantu rubanda rusanzwe Yego. cyo kuza ndabibabwiye kugira ngo mubimenye. Rubanda rusanzwe ntago ruzi ko za nkoni Yesu yakubitwaga zari simbole y'ibya. Buriya kuri aba ari abantu bamanuraga ngo ninga n'iki na za ntuza zirimo imisumari bakubita. Buriya ni nko kuvuga ngo bamanuraga ubusambanyi bwa Robert bakakubita muri Kristo. Yego. Noneho connection y'ubwiru avuga ngo ari amaraso muri bwa bwiru ari amaraso yamenekaga. Yabaga amenekeye Robert. Haleluya. Uri kumva? Donc iyo connection ibona umuntu ureba. Yumva umuntu ureba. Ni igitangaza kumva ko kwizera ari ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko ibintu Imana yavuze n'ibyo yakoze ari ukuri. Donc gupfumura iyo si mwinjira mu isi yo kubona ko ibyaha byanjye ari njye yazize, inkoni yakubiswe ari njye yakubitiwe, kubambwa kwe ari njye yabambiwe. Ubwo n'ubwira uburebwa n'umuntu wo mu bwami bw'Imana wenyine wahawe ayo maso aba ari bo Yesu yavuze ati mwebweho Yohani ibintu mwarabihawe. Buriya ejo hari ikiganiro wakoze kiraryohera numva ndi kucyuza. Buriya nibwo naje kumva icyo bita abahanuzi bakuru. Umugabo witwa Yesaya nahise mvuga ati nahise nerasaba iyo tabati Yesaya uri umuhanuzi kweri. Yaravuze ngo nyamara intimba zacu ari kubi donc urumva umwiru winjiye wageze ahantu abantu batari kureba ngo nizo yishyizeho ngo imibabaro yacu yarayikoreye. Abandi bo batekerezaga ko ari ko yakubiswe n'Imana agacubitwa nayo. Ariko buriya nk'abantu bari bicaranye na Yesaya bajyaga bamukomanga akavuga ati kose wasaze ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki indetse washyizweho intimba imiyihe mibyimba se bamukubise se bande bamukubise ko Mose yahise ahunga kugundira se yari naho abantu barenga imbibi bakinjira aho abantu batabasha kureba. Yego. Aba bantu ariko babiru hari ubwo mpise ntekereza urugamba bajya bagira kugira ngo ubone ibintu by'ubwiru uri kwitegereza. Donc reka tugaruke ku rugero ruri simple rwumvikana twari tumaze gutanga. Abantu bari kubwirizwa bafashijwe bari gutanga na gift badasaze. Noneho wowe uri kubabwira ati ko iriya hene iri ku ruhimbi uri kuyibona. Mu minsi yashize hari igitaramo cyabereye muri Kenya uri kumva. Noneho umwigisha umwe w'umwiru araza arigisha abantu bose bashagaye. Noneho ngiye kubera ko ndi kureba nkasanga bari gusoma Zaburi ya 91 uri kumva, ariko inyuma yaho hari rituwere spirituwere iri gukoreshwa kandi abandi bari mu mashyi. Ati wabonye icyo bita bamwe bita ubwiru abantu bituwatira hejuru cyane kandi nubona kandi warakwati kozi w'Imana igumugisha imbaraga n'amavuta ati nubundi barakurenganya niwe wazize gusa katwigaje. Urumva ko nyine kandi twe turi kureba ibyo abandi batareba. No kuvuga ngo rero nise mbyumva ko umuntu w'umwiru uko bisa kose arwana intambara imeze nkaho ari ye wenyine, kuko akenshi na kenshi yifashwamo n'abiru bagenzi be. Urwo rugamba rundi ntarwo tuba tuzi, abandi ntarwo baba babona, ariko bagenzi be nibo baba barufatanije. Akaba ariyo mpamvu wenda isi yose ishobora guhaguruka ikabataka. Kabate ko ibyo muri gukora nibiki hose nukuvuga ko ari mwe mufite ubwenge bwenyine mwigira abahanga mwigira abanyabwenge. Ibyo bintu byabaye mbari ko ntabibonaga. Arega abana Yesu hari ibintu yagiye akora nari n'ibintu yagiye avuga uri kumva, kubera ko ari kuvugira mu bwiru batafite ubushobozi bwo kubyumva nimumva ibya umugabo aricaye aravuze ati ngewe ariko uru rusengero narusenya mu minsi 3 nkaba ndangije kurwubaka. Bati turakuhitana. Salomo yarwubatse imyaka ingahe wa cyana we cyo kwa Mariya usenya urusengero rwubaka iminsi 3 uzi imyaka rwubatse. Urabona ukuntu zahabu iriho ikayangana wowe uzi imbaraga twakoresha tuyisahura. Huzutse ejo bundi uvukiye mu kiraro none uje gusenya isengero za zahabu.
nta n'isoni. Ese Robert tugaruke, uyu mugabo yaravuze ati umbonye ababonye data, bati wakinwe. Ni nacyo ngo bamureze buriya mu nkiko, ataka umwubu nkawe kwigereranya kwigereranya bakuru barumuna bawe ntituzi aho batera n'abashiki bawe, uri ubundi wowe Mose, uri kuzana uzana ibyo bintu byo kwigira, uri Mose, uri Eliya, ubundi wowe uruwa ikibazo uramubaje. uravuka igarirayo, Eh, hari ahantu uvuka ubundi ni ntibemerewe. ikihe cyiza cyavayo? Bati wowe Eh. urabivuga se uri uwo kwa Potere, uri ufite urusengero se, ubundi se bakumenyeho amavuta yo mu ihembe ryari? Ibyo bintu ubizana Turaguteze, dutegereje kuzabatiza. Uretse wirwa uvuga ariko uzigera ubatiza, urebe Yesu umanyura umutima, uzibeshe umanyure umutima ngo utanga igaburo ryera. uri kuzana aho ngaho uzasezeranya umugeni. Ninde wabikubwiye? Ahosha ninde wabibahaye ibyo bintu ngo mwigize uzito. Noneho Robert Icyambere ntituzanagere munajyana agatuti kacu hano turakigisha byo muguma muvugiye kuri za YouTube zanyu, nabyo tubisibisha buri munsi. Ega ni ibintu bikomeye. Yego, nyine urumva nk'umuntu wabutoranirijwe cyangwa se nk'umuntu wavutse yarabisigiwe, ariko buriya naje kubona muri abo bantu bombi umuntu uba ugowe n'uwabiteganirijwe cyangwa se uwabiremewe, uwo afite intambara, kuko mwiremwa nta muntu uba uhari. Uri kubyumva? Wenda ibyo waharaniye byo barabatira, ariko Robert yarabiharaniye kuva 2010 twaramubonaga hari ahantu agera yaciye ahaza, kuko iyo uri kurwana intambara ngo ugere ku kintu abantu baba babibona. Niyo bagutoranije mu bandi kaza kabati muri mwebwe mwicaye haduhamagayemo Robert, oya twari tuhari rwose harabitoranijwe twayibonye, ariko none iyo wabiremewe ukabikuriramo ati kusisha ko ejo bundi twakuranye twiganye primaire sahutse ejo bundi tukureba, ubwo ibyo utangiye kwigira niba ubundi se byavuye he? Kandi nawe ntubuzaho none se reka nangwe nk'urugero rwa hafi bahoze uvuga kuri Neva, reka uvuge ko kuri Kisekedi kuri abantu benshi bavuga ati kuse nawe koko muri ejo twabonaga Brussels uzunguzi utuntu tw'ubusambuza mu muhanda, ubu ugeze hano kumbi ise yararurwaye. Buriya kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana, winjire uhishurirwe Kristo, buriya nubona umuntu avuga ati kandi mwana ibyo bintu muba muri kuvuga nge ntari kubyumva kandi mwe mbona muri kubyumva. Mu minsi yashize hari umubyeyi umwe yaragiye akoresha nuza, urabona twinjire mu bwami bw'umwijima, nakubwiye ko mu bwa Kristo iyo Yesu aguhaye aragucusha. Bibiliya iravuga ngo yafashe imigisha yose yo mu bumana ayishyira muri Kristo, arangira amuduhereza. Donc iyo umaze kwakira Kristo nta kindi kiba gihishwe, isi y'umwuka uyifite yose uyogoga. Ikintu kibaho ni ubunebwe bwo kutashaka kuyiga by'ukuri, ngo winjire umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, urenga imbibi w'umuhanuzi mukuru, umwigisha mukuru, donc ubu umushumba mukuru. Nicyo kintu kiba kibura. Ariko abantu bo mu isi y'umwijima ho biri different, kubera ko ubimenyeye rimwe buri umwana w'umuntu atinya kurimbuka wese aho ava akagera. Umwana w'umuntu atinya kurimbuka wese aho ava akagera. Uzarebe bivuze ati twese tuzajya mu ijuru, barishima. N'uwapfuye bahita batagiye mu ijuru, rest in peace, Imana ariko yari inshuti ya Yesu araruhutse. Kandi ngo yaguye ku mugore wandi ari gusambana ariko asinziriye mu rukundo. Uri kumva? Mu bwami bw'umwijima rero ntago bahita bagupfundurira byose, kuko bagupfunduriye n'urugero niba ari ugutanga ibitabo bakavuga ati mbo kugira ngo winjire muri systeme yacu no mu mabanga yacu. Uri kumva? Nuko donc bakavuga ati imiryango yose tuzayimaraho agati bye urinjira gake bagufungura kamwe, bakavuga ati genda tuzanira umwana ukamuzana akabahera nkoko gahene, bahera nkoko y'ibara rimwe, bahera ku nkoko y'ibara rimwe. nkoko niyo nabura inkoko ukumva inkoko wayibona, sibyo anayizana rwose ziba zihari, pfunduriraho kamwe jote ni ihene. Bakavuga ati ko rero kugira ngo ibintu bikorerwe kandi watanze inkoko bahita bacomekamo
mwakura Eva bamukubitiyemo akantu k'ikibi n'ikiza agatangira kubona yambaye ubusa. Ubundi ngo ikintu cyababaje Eva gusa Gahini yagaritse muri umuna we bagiye kuryamisha azi ngo aricura. Umunsi wa mbere bati umwana ariko katica ntabwo bari bazi urupfu icyo ari cyo badakanguka gahunda ze. Aha umunsi wa gatatu abona umutipe atangiye gushenguka atayi tuzi ko twapushije byarangira urupfu rwatwatatse rwa runyagwa Imana yavuze rwatugezemo ariko bwakubitanye n'ikibazo. ariko uwari wishe we yararuvuga ateko shyiraho ikimenyetso kuko ndi kubona ibyo nkoze ruzanzaho nanjye ati bazanyice. Mu bwami bw'umwijima rero ubwo uva ku nkoko ukajya ku ihene, wava ku ihene bakavuga ati rero ihene aya maraso y'ihene ntabwo tuyajana. Ibintu by'amahene kwinjiramo buriya twagira ngo tukubwiye ko tugufite neza, twaguhaga karibu ubu winjiye kandi wabona ko rurakinze akana kawe k'imfura niko tuba twishakiye kugira ngo nsohoke ahubwo nta kundi byagenda ntabwo hitamo wowe cyangwa ako kana ubwo nimutware ati ntabwo nabaporopoza nibura nkareba undi mukobwa ntera inda sibyo nkabaha andi maraso ati ntari biwe n'ubishobora nayo tuzafata ubutaha cyangwa duhaye igitekerezo cyiza manzo za niyo mfura ayo nayo uzatuzanira ubwo uzaba wishe inyoni ebyiri icyarimwe ufite icyaha cy'ubusambanyi uri kumva ufite n'icyo kwica n'icyo kutitaho ko wabyaye paka hahandi ugera handi umuntu agira akabatisha aho noneho nageze kuri sineza gusubira inyuma basoza bako bati duha ubugingo bwawe duhereze wamara kubutanga ntabwo bakubabarira bavuga ati jya kuzana n'ubw'abandi nyabandi usanga nk'ibyamamare byo muri Amerika birangira tukiri kubwira dukomoze ku kandi kantu gatoya ako kaba mu bwami abantu bagira ngo ntabwo abantu bazi ko habaho n'ubwami bw'idini kandi kugira ngo uzamuke mu idini nawe ugomba kuba nyine hari ubwiru ufite, hari ubwiru wagize kandi kugira ngo ushyikire ubundi ku bantu bariye ziriya nkoko urazizi inkoko ndi kuvuga buriya bari kuzivovora hari ibindi bintu bihaganirirwa aba muri muze turebe imbere batazi n'ibyari yego abandi rero bati bamuzamuye muze mu kirori barajya kumusengera ubwo mujye mumenya ko indi gahunda yagezweho kandi nashaka gutera indi ntambwe hari ikindi kintu kizakorwa kugira ngo iyo ntambwe ayitezwe. Uzabona umuntu ahereye hasi rero ngo mubone ngo yatumbagiye yabaye wa wundi wanyu mukuru mutazi umugire ngo murahamwicaje gutyo gusa. Hari ibintu biba byabanje gukora bimurinda imijugujugu yanyu niyo kuringaniza nyine volume yabo bagiye kwicarana aho ngaho. Gati mwe nubwo mufite ubuturuka hepfo hariya natwe tugomba gukorana duturuka bwa hano ubundi babyita mpande eshatu ubuzima gatozi munakomeze kwicara duhuze connection tugenda umufatanyabikorwa wacu hariya ngwino wicara hano tukwereke bamuraye dogere yazamutse cyari muri ibyo rero ubwo nubwo nibatwicara imbere bakaba bahagarara imbere ntuzagire ngo ni mugenzi wawe oya nibibaho abantu baba barasizwe urumva na Yesu yitwa wasizwe nawe noneho agasiga abandi muri 72 yakuyemo 12 muri 12 akuramo 3 muri 3 akuramo umwe witwa Yohana ati wowe Evan gituza abandi bashaka bazabatungure ntabwo uzapfa nk'uko abandi bazapfa uzapfa ushaje neza Petero bati natwe turabira nibyo simpaka nawe uru rutare nzaryubaka ariko bazakubamba ucurana ngo yahuye nawe ngo ari kuguruka atugiye ni mu mbambe curamye. Rero abantu bajye bamenya ko twese dushobora kuba turi kugendana turi kugana ku musozo. Abiru bose nabo ntibaba bari ku rwego rumwe mu isi y'umwijima
mu isi y'umwijima habe no mu isi y'umwuka rega yego w'Imana nabwo ntago baba bari ku rwego rumwe kabisa ibyo Yesu avugana urumva niba tugiye hari abo Yesu asiga mu kibaya hari abandi asiga mu musozi hagati oya none se hari n'abandi bazamukana hari abari bakagera ku kumubwira ati gasongero waretse tugaca ingando yego bariya rero bariya rero guca ingando bagera ahantu ho guca ingando nibo bariya uneze umwe ntiyanditse akandika uko bizagenda mu gihe cy'imyaka 7 yego akavuga ati abo ngabo narababonye bazaba bafite guhanura mu gihe cy'imyaka yabo yego ubwo rero nagarega masengere kavuga aka kantu dusoza aka nako karimo ubwiru uri kumva nta muntu n'umwe ubara inkuru z'ikintu atazi ntabwo bishoboka impamvu Yohana yagombaga kuramba yagombaga kutwandikira amakuru y'uwitwa Mose yego uri kumva kuko baca ingando barabonanye ubu wari wumva mubarira inkuru z'ubupfakare nazibara se nabizi ubundi ahantu utageze amaguru n'ibitekerezo ntibihagera n'ujya wumva umuntu ari kubara inkuru z'ikintu mu isi y'ubwiru icyo kintu aba yarakibaye arakizi rwose uko bisa kose yego hari ukuntu biba byaragenze kugira ngo bisobanukirwe nshoje gutya roba ubwo bwiru kuba abiru bo mu buryo bw'umwuka n'abiru bo mu buryo bw'umumana n'ubwa Satani okay yego hari ingaruka abo biru bashobora kugira muri sosiyete isanzwe ku bantu batarabiru yego ahubwo se aba bantu ba rubanda rugufi si babi ibitambo by'abiru okay kugira ngo narengaho se reka twigende yego Mukiza Yesu abane namwe bantu mwari mudukurikiye Imana ibaha umugisha kandi bamwe bahawe kubibwirirwa mu migani yego kugira ngo kubireba kubyumva ariko be kubisobanukirwa akoze ko numva bikigaruka ngo yaragiye baravuga ati mu byasohoye imbuto bijya kuza ibyo by'ubwiru yego ngo zimwe zigwa ku kara izindi mu butaka bwiza izindi mu nzira inyoni zizikuraho izindi mu mahwa araruka hari abantu babwirijwe ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana yego abantu baraza bari bambururaho nyambabona rimwe na rimwe baza hano kuri za YouTube ngo barabatambye zirabyita ku inyoni kuzikura amahwa yazimize cyangwa inyoni ziba zaziririye aho ngaho uriko yego hari abandi nabo bavinimwe na Nyamutunzi yirwa asabiririza ngo nareka ajye kubaburira yego hari abantu nk'uko kwacu banze kumvira gahunda ni urabizi ko tutakirenza 70 yego twisoreze ikiganiro reka twisoreze bantu b'Imana Imana ibagirire neza kandi